Mukabatesi Liliane ndabashuhuje. Uyu munsi mwongeye kugira igikorwa gishya mu Rwanda aho mwafunguye Institut de beauté. Iki gikorwa kije nyuma yo gufungura iduka muri Kigali rijyanye n'iyo domaine no mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ku Gisenyi. Nagira ngo mutubwire muri make uko mwafunguye iyi Institut de beauté n'uko izagikora. Murakoze. Ndagushimiye Aimavble Karirima. Uyu munsi twafunguye icyo bita Institut de beauté hano muri Mike, aho nari nsanzwe nkorera, nari nsanzwe mfite iduka rya Lili Cosmetique. Mu gufungura rero iyo Institut de beauté, icyabinteye nuko nabonaga hano mu Rwanda natwe dukeneye icyo kintu cyo gusukura imibiri yacu, cyo gusukura inzara, cyane cyane nk'ibikoresho. Nicyo cyatumye rero ntekereza kuba nashyira Institut de beauté hano kugira ngo idufashe natwe, nubwo tuba turi hanze ariko iyo umuntu ari nahakenera kwisukura, hanyuma ifashe n'abari hano mu Rwanda. Irimo ibyiciro bibiri rero iyo Institut. Hari igice cya soin ariyo navuga ko ari nko gusukura, ari isuku, soin za visage, gusukura mu maso, soin du corps, gusukura umubiri. Hanyuma kandi hakabaho no kubanza gusuzuma uruhu, kuko burya abantu ntibagira uruhu rumeze kimwe. Hari abagira uruhu rw'amavuta, rwo nakwita peau grasse, hakaba abagira uruhu rwumye, arwo nakwita peau sèche, hanyuma hakaba abagira les deux, donc peau mixte. Abo bose rero mbere yo kubakorera soin kugira ngo tubakize utwo tuntu, kuko iyo ufite peau grasse quand même ntabwo ari confortable, ubu tutubikana, ubu ufite ibintu by'ibyuya cyane. Hanyuma ufite peau sèche nabwo ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko hari nabo biviramo eczema bakishima kubera ko uruhu rwumye cyane. Ibyo byose rero nazanye ama produit abitangira igisubizo, niko nabyita, kuko nk'ama masque dukoresha, donc umuntu araza twamusukura umubiri cyangwa se twamusukura mu maso, hanyuma tukamukorera ibyo bita gommage, scrub, hanyuma twabirangiza tukamushyiriraho masque. Iyo masque rero iyo nakwita ko ibirimo umuti uvura cya kibazo cya buri muntu wese aba afite. Hari ama masque hydratant y'abo bantu baba bafite ibibazo by'uruhu rwumye, tukagira ama masque arimo ibumba, donc argile verte. Ayo ngayo afasha cyane abantu bafite ikibazo cy'amavuta mu maso, anunuza amavuta, n'abantu bagira za sebum nyinshi, ubwo ni ukuvuga ngo reproduction nyinshi y'amavuta mu mubiri we irabigabanya. Hanyuma abafite peau mixte, ubwo urumva bafite byombi, dutreta ahari grasse tuhashyira ibya peau grasse, ahari sèche tukahashyira ibya peau sèche, kugira ngo dufashe umuntu agire umubiri ukeye, agire umubiri usa neza, yumva ari confortable yo gututubikana na mu gitondo, cyangwa se ngo aba afite umwere igihe cyose niyo yaba amaze kwisiga amavuta ntamufate. Icyo ni icyiciro cya mbere kiri muri iyo Institut de beauté. Ikindi nakongera ariko nabyo byari bisanzwe, ni nko gukorera abantu za massage zo kubarelaxa bakidetanda. Naho igice cya kabiri ni igice cya cy'inzara. Naforumye donc abakobwa babiri bazakora izo soin visage, hanyuma foruma n'abahungu batatu bazakora ibyerekeranye n'intoki. Intoki rero ni amasoin y'intoki, donc gukarabya umuntu intoki, hanyuma tugakoresha ibikoresho mvanye i Burayi, hanyuma twarangiza tugashyiraho amaverni. Amaverni, hari amaverni asanzwe, hakaba n'amaverni adasanzwe ariyo nakwita les vernis semi permanent. Hanyuma izo vernis semi permanent zimaraho nk'ibyumweru 3 cyangwa 4 zitaravaho, zitaranangirika. Hakaba n'ibyo twita gel, umuntu akabanzaho fondation ya gel, hanyuma ukabona gushyiraho vernis semi permanent nyuma. Hakaba n'ibindi bishya rero bita polygel,
iyo niyo yasimbuye ibyo inaha bita poudre cyangwa se twe twavuga resine, kuko urebye resine yaraciwe kuko bavuga ko atari nziza. N'aba esthéticienne cyangwa se abo bantu bose bafite ubumenyi muri ibyo bintu bayikoresha ko ibatera ibibazo by'uburwayi kubera kuyihumeka, kubera ibirimo. Hanyuma kandi n'abayikoresha ikabangiriza inzara, ni ukuvuga ugasanga nk'urwara rushobora kuvamo cyangwa se urwara rwarirabuye. Ibyo byose rero muri Institut de beauté, muri Lili cosmétique ntabyo dufite ibizima, dufite ibishobora gufasha abantu kugira ngo ahorane inzara zikeye uko abyifuza, yashaka indende tukamwongereraho, yashaka ingufi tukazigabanya. Donc ibyo ni abasore 3 na formye bagomba kuzajya bakora izo nzara, bagakorera umuntu wese uje ubagana.